duherukana ubwo Sano yinjiraga agasanga Iriza arimo guhoberana na Lucas. Sano ubwo arakomeza akabitegereza nareba ukuntu Iriza byishimiye guhoberana na Lucas. Ako kanya Sano ahita yinjira maze ati murekere aho ngaho birahagije, ndabona mushaka kubigira ubukwe. Lucas ati wihangane niba duhoberanye nyine bikakubangamira, nuko nyine Iriza yari yishimye cyane. Sano ati ashimishwa n'iki se? Ntago nzajya ngira irungu erega. Lucas azajya aza kundeba ansohokane mu gihe mfite irungu, agiye no kungurira agatelefone gato nzajya nkoresha muhamagara mu gihe ngize ikibazo cyangwa se hari ikintu nkeneye. Ndishimye byibuza Lucas we ntago ameze nkawe wankiriyeho amategeko atabarika, ujye unyitwaraho nabi uko ushaka, ariko Lucas azajya amfasha kubyibagirwa. Sano ati ubonye ibigushimisha, ushobora kuba wanibagiwe ariko ko ufite umugabo. Iriza ati ariko njye nta mugabo mfite, niyo yaba hari nta kintu ambwiye kubera yuko sinkundana nawe. Lucas ati Sano wihangane nyine nabonye umugore wawe yazicwa n'agahinda kubera ukuntu mwitwaraho nabi, mpitamo kujya muba hafi, nizere ko ntacyo bigutwaye. Sano ati reka ntacyo bimbwiye rwose, si umugore wanjye nta nubwo dukundana, mujye mukora ibyo mushaka. Lucas ati okay, ni byiza nyine ubwo utabangamiwe. Iriza ati Luka ngangu ino nyine unyuze muri ino nzu yose umenyereza aho nzajya nyine nyura kugira ngo njye ngenda nzaho ngiye. Lucas ati none se bisaba kubanza kwimenyereza ahantu? Iriza ati cyane rwose, ndahagera nyine umbwira ukuntu hameze nkajya mbitekereza, ubundi nyine nkahamenyera nkajya ngenda nta kibazo nkaho ndi kuhareba. Lucas ati okay birumvikana, ngaho reka tugende. Ahita amufata akaboko. Sano arabibona maze ati Luka nta kibazo riga wikigora igendere. Ubwo ahita amumurekuza akamubwira ati ibi ngibi ndaza kubimufashamo nta kibazo. Iriza ati wowe ntabwo nkushaka Sano. Luka rata wigenda we bari wowe unyigisha. Sano ati irata Luka genda ntugire ikibazo ndaza kubikurikirana kandi uzagaruka rwose usanga ahantu hose ahazi. Lucas ati okay nta kibazo niba uraza kumwigisha. Iri reka mbe ngiye nyine ubwo uraza kubona telefone ikugezeho, ntugire ikibazo nyine ibyo ushaka umugabo wawe araza kubikurikirana kandi nyine mwirirweho. Lucas ugahita agenda maze Sano ati ese biriya ni ibiki? Hagize nk'umuntu wo mu miryango yacu uza akabona nyine ibyo wigirana na Lucas yatekereza iki? Nta nubwo wakwiyubaha byibura kubwo kuba waramaze kwitwa umugore. Iriza ati kubyitwa no kubiba ariko biratandukanye. Sano ati hanyuma se none ushaka yuko ngugira umugore bya nyabyo? Urabizi yuko nta nabirota ariko. Iriza ati inzozi nk'izo se wazikura he ubundi? Ko nazirose wakanga gukanguka ngo utazivamo. Umukobwa nkanjye wamukura hehe se? We nta nubwo nakwemera. Sano ati ariko ushobora kubuza yuko nanjye nakwemera ahari. Sinjye uzabona mpanye divorce nawe nkongera nkiberaho mu mahoro yanjye. Iriza ati nta kibazo uvuga ibyo uvuga, ubundi unyigishe ibyo ubujije Lucas kunyigisha, dore ino nzu sinzajya rwose nyisigaranamo njyenyine ntazi n'ukuntu iteye. Sano ati byiyigisha nyine nukubita umutwe ku gikuta rimwe cyangwa kabiri uzahita umenyera, reka nanigire ku kazi nta kintu rwose nguma hano nkora. Bamwe baraza kunyunguza abandi bakaza ku ruhande rubogamye. Amasaha yakomeje gucaho maze ubwo tugaruka ku mugoroba. Papa Sano ari mu modoka ubwo yaragiye aparika ahantu bari inka baba, ubwo kandi ni naho mama wabo ababa. Nuko afata telefone arahamagara yashize akanya Yanisa baraje. Yanisa ati papa kuki wagumye hanze iyo winjira? Hano hahoze ari iwawe ariko ntabwo ushobora no kuhinjira. Humura mama araryamye ntabwo mubonana. Papa Sano ati ntabwo ari ngombwa ariko ko ninjira, ahubwo se bite ko yitabye telefone ya Rinka? Yanisa ati nyine Rinka ari muri dushe arambwiye ngo mwitabe, hari ikibazo se cyangwa hari icyo wifuza? Papa Sano ati kuba mu nzu njyenyine rwose ntabwo byoroshye pe, kubera yuko nari naramenyereye kubana na Sano, rero nyine nashakaga umwe muri mwebwe yuko yaza tukabana cyangwa se mwese mukaza.
Yanise ati ntabwo twese twaza ngo bikunde kubera yuko mama akeneye nyine umuntu umwitaho kandi Rinka ahora mu kazi. Papa Sano ati mwese mwamwitaye kuri nyoko nkaho njyewe ntababyaye, yabankizemo imyumvire mibi ntimugishaka no kumfasha. Yanise ati ibyo ntabyo mvuze papa, gusa nyine ngiye sinaza rwose kubana nawe kubera yuko mba ndi kumwe na mama, wenda nyine nagenda nkabwira Rinka kandi we ntabwo yabyanga. Papa Sano ati genda nyine umubwire kandi asohoka azanye n'imyenda duhite tugenda, sinshaka gutinda hano. Yanise ati ese papa nta nubwo waza ngo usuhuze mama? Papa Sano ati Yani uretse kunshotora ni ryari uheruka kumbona nsuzana na nyoko? Wakoze ibyo nkubwiye ukareka kunesha umutwe. Yanise ati sawa nta kibazo ukamubwira agire vuba, kandi nyine papa nturambirwe gutegereza ndaje. Yanise ugahita agenda maze yashize akanya Mama Sano arasohoka ati ese hari umuntu waguhejeje hanze kutigeze winjira? Papa Sano ati ninjira se kugira ute? Ntegereje Rinka yuko aza, si ngombwa yuko ninjira muri izo nzu zanyu. Mama Sano ati ariko sinjya numva impamvu urakara iyo umbonye kandi nta kosa na rimwe nigeze nkukorera. Nategereje ko uzareka kunyanga ndaheba, gusa ariko nyine nibaza ikintu nzira kuko sinigeze rwose mba umubyeyi mubi cyangwa se umugore mubi, ahubwo ni weho wabikoze. Papa Sano ati nakoze iki se njyewe? Mama Sano ati ibyo wakoze se urabiyobewe? Uragira ngo mbikwibutse warabyibagiwe? Imyaka yose ishize umwana atandeba koko cyangwa se ngo ananyite mama, si ukubera wowe? Papa Sano ati ariko ibyo byarabaye byaranarangiye wa mugore we. Mama Sano ati uranyita umugore se ndi umugore wawe? Nta nubwo byanarangiye ariko. Papa Sano ati hey, uracyankunda se nyuma y'imyaka myinshi dutandukanye? Niba unkunda wihangane rwose ngiye kubera ko urukundo rwanjye rwararangiye rwose rwarangiranye na ya divorce. Mama Sano ati mbere yaho se bwo wigeze urugira? Ese ubundi ko utashatse undi mugore washatse kwereka abantu yuko uri umuntu mwiza ahubwo ari njye mubi? Papa Sano ati se magambo yose ubundi nayiki? Njye nawe nta kintu kiduhuza, nta nubwo ndi kumva rwose impamvu waje hano kumvugisha. Mama Sano ati ariko njye nta kindi kintu nkeneye uretse kuzumva wabwije abantu ukuri, ubundi umwana wanjye Sano akongera akambonamo nka nyina. Papa Sano ati ibyo ngibyo ntukajya ubitekereza rwose, sineze na rimwe kwishyira hasi kugira ngo wewe umere neza. Rinka ahita aza maze ati papa wowe na mama muri kuvugana, ndabarogoye se mbe ngiye? Papa Sano ati oya, usanze rwose nari maze kurambirwa amagambo ye, reka twigendere. Rinka ati ko mbona se murebana nabi, nizere ko mutatonganye. Mama Sano ati ntabwo ari ubwa mbere twaba dutonganye Rinka, iyo ngira ubwenge kera sinari kubana n'uyu mugome w'umugabo ngo niso. Mama Sano ahita agenda. Rinka ubwo asigarana na papa amubwira ati papa ubwo mwatangiye kuvugana nta wamenye wabona muzasubirana. Papa Sano ati nihe se wabonye abahanye divorce basubirana? Injira mu modoka tugende. Bahise binjira mu modoka maze bahita bagenda. Bageze mu nzira Papa Sano ati ese kuzanye ibintu bikeya ntabwo Yanise akubwiye yuko tugiye kubana? Rinka ati ibindi bazabinyoherereza. None se ubundi papa wagize ubwoba bwo kwibana muri iriya nzu wenyine cyangwa? Papa Sano ati kwibana byananiye rwose no kuguma njyenyine muri iriya nzu n'irungu. Rinka ati birumvikana, niyo mpamvu ugomba kongera nyine kubishyiramo imbaraga ugashaka umugore. Papa Sano ati sinshobora gushaka umugore wundi. Rinka ati kubera iki se papa? Papa Sano ati kuba nari ngiye gushaka Iriza nyine bikarangira ntamushatse, niyo mpamvu izatuma nashaka umugore. Uriya mukobwa naramukunze, nkumva nyine nifuza kumugira umugore nkamufata neza nkamuha byose, ariko dusanga ari umukunzi wa Sano. Narababaye nuko nyine Sano ari umuhungu wanjye, naho ubundi sinari kuva ku izima, ariko n'ubu ngubu sindava ku izima. Nyagasani. Rinka ati ngwiki ushatse kuvuga iki se papa? Nese Iriza na Sano si bamaze kubana? Papa Sano ati ntabwo biriya bintu rwose njye birangyamo rwose ngo numve yuko ari ukuri pe, kubera yuko uburyo byabayemo ntabwo rwose byumvikana. Nabanje gutekereza ko hari imitwe nyine badutetse kuko umukobwa atashakaga nyine kubana nanjye, ariko nanone
sinumva ukuntu abantu badakundana nyine babana tu bakajya no gusezerana. Rinka ati gukundana rwose byo barakundana, gusa nta muntu nyine bitatunguye, ariko ntugire ikibazo papa, uzabona undi. Papa Sano ati oya Rinka, nta wundi mugore rwose nshaka mu gihe atari Iriza. Abakobwa ni benshi ariko si ba Iriza. Rinka ati ndumva Iriza yarabaye Irize rega. Ese ni gute abasaza nkamwe imitima yanyu iba ikibasha gukunda mu gihe twebwe batoya biba byaragoranye? Papa Sano ati umuntu arasaza ariko umutima burya ntabwo usaza. Ni nayo mpamvu nyine bikunda kugorana ko wapfa kwikuramo nyine umuntu wakunze mbere. Umutima urakunda nyine ukongera ugakunda, ariko umuntu wa mbere aba ari uwa mbere. Rinka ati ndabyibuka kera tukiri bato rwose njye na Yanise wigeze kutubwira ko mama ari we nyine wa mbere mwakundanye, unavuga yuko kandi ari we wa nyuma. Papa Sano ati nizere ko kutanyumvise nabi, njye sinkunda nyoko rwose, nari nikundiye Iriza none naramubuze. Rinka ati humurere uzabona uwundi. Papa Sano ati nzamubona hehe se ko abakobwa bose babaye abakunzi b'amafaranga? Hagati ariko nyine nshaka kujya kureba papa Juri, ubwo nituhagera nyine urikomezanya njye ndaza kuza nyuma. rubogamye wowe wateze urutugu rwawe ndarira wowe nguma hano mu bihe bikomeye wowe. Hagati aho tugarutse i Rulindo kwa mama Iriza mu rugo, abari kumwe na Mika bari koza ibijumba ubona yuko bashishikaye babishyira mu mufuka. Mama Iriza ati umukwe wanjye agomba kurya neza kubera yuko afite nyirabukwe umukunda. Bino bijumba turi gushyira mu mufuka nibishira nzamwoherereza ibindi, twari kuba twaguze n'inyanya nyinshi nazo tukaziboherereza. Mika ati ariko nta kibazo, wampa amafaranga nyine nkasubirayo nazo nkazizana nta kibazo. Ako kanya Papa Iriza yitaza maze ati hano se muri mu biki? Bino bijumba bingana gutya n'ibyiki ko nabihaze njye nakibishaka. Mama Iriza ati humura si ibyawe, ibyo ngiye koherereza umukwe wanjye n'umwana wacu. Nanyuze mu isoko nsanga igitebo ari 500, ndavuga nti reka mbigure noherereza abana banjye i Kigali. Papa Iriza ati he watekereje neza rwose, ni njye uzabijyana. Mika ati oya ni njye uzabijyana, wowe uzaba ujya mu rugo rw'umukwe wawe si ubwo kugira ute, ni njye uzabijyana. Papa Iriza ati ntacyo bitwaye rwose, wowe nugereyo uzaduha umukobwa wacu tuvugane. Mika ati none basigaye se afite agaciro ra? Wumvaga yuko Iriza nta kintu amaze, ariko kuko abonye umugabo w'umukire usigaye umukunda. Papa Iriza ati ariko nibyo ntacyo yari amaze rwose pe, none nyine nyiboniye umugabo mwiza ufite n'akazi keza n'amafaranga, nuko uzamubwira nyine akadukura inanga natwe tukajya kwiturira i Kigali. Mama Iriza ati abakwe baragowe pe, uzarinda umurushya se ngo agutuze i Kigali? Ahangaha ntabwo urya ukaryama ugasinzira, mu gihe umwana wanjye ngiye ameze neza, nta kindi kintu rwose ngiye nzasaba Imana. Papa Iriza ati njyewe nkeneye kumera neza rwose, byanaba ngombwa nanjye akangurira imodoka akanshakira n'umushoferi, ubundi nyine nanjye nkajya nyivimviramo nkirirwa nzenguruka uriya mujyi wose, nitujya kumusura nzabimubwira. Papa Iriza ugahita agenda, maze Mika ati namwe mushaka kugora rwose umukwe wanyu pe, ngo nuko ari umukire. Mama Iriza ati mwihorere sinzatuma murushya, ahubwo Mika uze kunyibutsa hari ibyo nshaka kuguha ukamera Iriza, ariko uzabimuhe mu ibanga rikomeye cyane ku buryo umugabo we atazabimenya. Nyagasani Mika ati ni ibiki se kandi ko numva wagira ngo ntibisanzwe? Mama Iriza ati ni imiti y'ibyatsi ifasha umugore cyangwa umukobwa gusama byihuse, cyangwa se yaba atwite bikamufasha nyine kumera neza inda nimugwe nabi. Rero nyine ndagira ngo uzabimere Iriza abinywe kugira ngo asame vuba nibonera kuzukuru. Mika ati ngo iki? Nese Iriza azasama inda y'umwuka wera? Mama Iriza ati kubera iki se? Umugabo se wamaze iki? Mika ati sinzi ibyo nari ntekereje, gusa nyine umwana burya atangwa n'Imana, ntabwo rwose ari ngombwa kuba wanywa imiti y'ibyatsi. Mama Iriza ati ese ko ushaka kunyigisha sha uranduta wowe? Uko ungana uko nguko uyoboye yuko Imana ifasha umuntu wifashije,
imiti ndaza kuyiguha uzayimushyire umubwire ko ari njye yagutegetse ngo ayinywe. Mika ati nta kibazo niba nyine ari kubishaka, ahubwo si nta wundi muti nyine uzi umuntu yaha umugabo akamukunda. Mama Eliza ati ibyo ngibyo se kandi urabishakira iki? Urabibaza kugira ngo bigende gute? Mika ati nyine njye nabazaga kugira ngo nyine nawe nzawujyane awuhe umugabo we arusheho kumukunda cyane. Mama Eliza ati uko bakundana birahagije, imiti nk'iyo ngiyo ihabwa umugabo nyine utangiye kwigira nabi, wenda umugabo utaha bwije cyangwa se atuzuza inshingano z'urugo neza, ukawumuha nyine maze akagukunda agasara no kuva iruhande rwawe bikanga. Erega imiti nayo burya igira amategeko, kandi iyo ukoreshejwe nabi uhura n'ingaruka nyinshi cyane. Nari mfite mama wari umuvuzi gakondo, cyangwa se abo bumwita ngo ni umupfumu, nta ndwara n'imwe atavuraga, noneho ibibazo by'abagore n'abagabo byo yabyumvaga vuba vuba. Eliza na Sano rero baracyameze neza, ntabwo bakeneye ibintu by'imiti. Mika ati nyamara njyewe ndumva rwose wazayima nayo nkayimuha. Mama Eliza ati ndumva wahatirije nzayiguha, ariko iyo ngiyo igira amategeko rwose ni ukwitonda cyane. Nyagasani byimazeyo mvuga ibyiza unyeretse ubushuti budafite uburyarya wankunze. amasaha yakomeje gucaho maze burira, tugaruka ahantu mu kabari Juri ari kumwe na Yanise bari barimo kunywa banaganira, maze ako kanya hahita haza umusore ubona yuko ari umusore utuje cyane. Uwo musore aba yitwa Kelly. Kelly araza ati nari mbizi yuko rwose ndabasanga hano. Ahita yicara maze ati mumeze gute se? Yanise ati tumeze neza. Ko wari ubuze wose musore mwiza? Kelly ati maze iminsi mugiye mu bucuruzi bwanjye ariko nagarutse. Juri ati okay, ntacyo reka nigendere nyine ibiganiro byanyu ntago bindeba. Kelly ati hoya nta kibazo wigenda, niwe narinje kureba rwose Juri. Ndaguhamagara ntiwitabe kuri telefone, nakwandikira kandi ntunsubize, ntago nzi mu by'ukuri ngo ni ikihe kibazo dufitanye. Juri ati nta kibazo nyine mba mfite cyo kuvugana nawe Kelly. Kelly ati oya, ntabwo se wambwira nyine uko umwana ameze mu nda. Juri ati ibyo uvuga se ni ibiki? Ninde se wakubwiye ko njye ntwite? Usigaye wirirwa nkurikiraho ngiye wose se ureba ibyo nkora byose? Njye ntago ntwite rwose, na Yanise yabikubwira. Ikindi kandi niyo naba ntwite ntago yaba ari iyawe. Kelly araseka maze ati ariko urimo gukina, wibagiwe se rya joro twararanye? Juri ati njye ntago nararanye nawe rwose mbishaka, kuko niyo wansindishije kugira ngo turyamane. Kelly ati niba utarabishakaga se ko wemeye nyine ko turyamana? Erega njye nawe tuzabana niyo waba utabishaka. Wewe niwananira hari byinshi nakora ukizana, rero rwose ntukajye wisaza. Umuntu utazi no kubara iminsi y'ukwezi kwe. Juri ati ndakwiyamye Kelly, uwakuntumye umubwire yuko wambuze. Juri ahita agenda. Yanise ati ese wamenye gute ko Juri atwite? Waratubonye tujya muri farumasi? Kelly ati ntago nababonye, gusa ariko nari mbizi kuko twaryamanye mbizi yuko ndi bumutere inda. Yanise ati ngwiki gute se? Kelly ati Juri rega ninjije Yani, uriya mukobwa muzi kuva kera cyane, twariganye turi inshuti, ibyo byose nyine ndabizi. Uburangare yagize turi ku ishuri ndabuzi, ntago byari ngombwa yuko mbikubwira, gusa nyine yakundanye n'umwarimu amutera inda arahangayika, arangije arabimubwira, tubona nyine nakundi byagenda uretse kuyikuramo. Igihe riragira mu kwezi ndabizi, nyine buri kimwe cyose ndakizi. Nyuma y'amabi yose yakoze naramukunze ariko aranyanga, kubera nyine musaza wawe Sano wari waramusajije. Nkaho rero yakanyumvise kubera ko mukunda, ahubwo akaza ndatira Sano. Nese nari gukora iki? Narabipanze nyine neza, nshaka umunsi nazamuhusha, maze nyine biraba. Yanise ati Kelly urumva ukuntu uri kuvuga ibyo bintu kuko nta n'isoni? Ibyo yakoze ni ihohoterwa kuko nta nubwo yabishakaga. Kelly ati yarabishakaga. Twatahanye ameze neza rwose atasinze, tugeze mu rugo tunywa amayoga, amaze gusinda atangira kunyishinzaho. Yanise ati yakwishinjijeho se cyangwa ahubwo ni wewe wamutangiye
kubera ko yari yasinze waranabipanze. Kera ati oya, niwe rwose wabitangije. Nanjye nari nabipanze, ariko niwe wese nyine abitangiza anyishinzaho. Nshobora no kuba nari kwisubira kuko nyine yari yasinze, ariko nyine yarancotoye birangira nyine bibaye. Uko umuntu yaba yasinze kose ntashobora guca inyuma uwo akunda. Rero rwose ntukavugire Juri rwose Yanise atisha ibyanyu sinamenya ngo ni ibiki pe. Ubwo nyine ukomeze ukurikirane iby'inda atwite, kubera ko nyine we ntabwo yemera ko ari iyawe. Hagati ariko nyine sinzi niba ubizi yuko musaza wanjye yashatse umugore. Kera ati ngo iki Sano se? Sano yashatse umugore utari Juri se kubera iki? Yanise ati kuko nyine ari we yakunze kandi Juri akaba yaramuciye inyuma kuri wowe. Kera ati ibyo Juri yigira sha bizashira mwihorere. Yanise ati ariko bisa nkaho mwembi mwabaswe no guhatiriza urukundo. Kera ati simatiriza rwose njye mba nkora uko nshoboye. Nihaye igihe gito gishoboka Juri naba atarankunda sha nzikomereza ubuzima bwanjye n'ubundi nta muntu kamara mu buzima, gusa umwana we rwose n'uwanjye 100% ndabizi. Yanise atoke reka nitahire nzaba numva ibyanyu. Hagati tugarutse kuri Lucas ubwaje kwa Sano asanga harafunze. Lucas arakomanga habura umuntu ufungura, arangije atayifungurira maze arinjira asanga Sano aricaye. Lucas ati mani wanyumvaga nkomanga ukandibuka ukanyihorera? Sano ati uragenzwa n'iki se hano? Lucas ati ese ko wagira ngo kuba naje hano ni ikibazo, nje kureba Iriza? Sano ati mu gitondo se ntabwo wari uri hano? Lucas ati none se kuba nagaruka ni ikibazo mani? Sano ati ndumvirega wabyoroheje kandi uwo uje kureba ni umugore wanjye, ni gute uza kumureba mu gitondo no ku mugoroba sukaza? Ushaka kwitwara nkaho se uru rugo rw'umupfakazi? Lucas ati se mani wafushye? Sano ati mfuha se kubera iki? Lucas aramusubiza ati nyine wagize ikibazo gikomeye nyine kubera ko njye na Iriza tumaze kuba inshuti nyine no kumenyana. Sano ati ibyo ngibyo nta kintu bimbwiye bro, gusa nyine ukwiye kumenya yuko udakwiye kuza hano uko wishakiye. Nta n'icyumweru cyari cyashira tubanye ariko wamwigize inshuti yawe unamwumvisha buryo ki ndi umuntu mubi. Ese ubundi mani ugamije iki? Lucas aramusubiza ati ahubwo se urumva nabangamije iki? Iriza ni umukobwa mwiza aranisanzura ntago abacecetse, ariko washatse kumufata nabi ngo ni uko mudakundana. Byibuze njye reka mwifatire neza twibera inshuti, wenda nyine nimuhana divorce ninjye uzakurikiraho. Sano ati uri serious se mani? Lucas ati oya ndimo kwivugira, gusa nyine umugore wawe ni mwiza, buriya ntugire ngo papa wawe ntiyari yamwitegereje. Sano ati ibyo ngibyo nta kintu rwose bimbwiye Luka, amaso yanjye ntakibona abakobwa beza. Lucas ati ngamumbwirire nyinaze. Sano ati ntago bikunda, mbwira ibyo ushaka kumubwira ndaza kubikuvugira. Lucas ati ese ko mbona ufite impungenge bro, humura n'umugore wawe nta hantu atezerega kujya. Yahise amuhereza ka gatelefone maze ati uze kukamuha. Sano ati ariko ibibazo biragwira koko, kuki se umuzaniye telefone azayikoresha gute atareba cyangwa telefone ni iyiki? Lucas ati ntago areba ariko nyine amatushi yose arayazi, yamenya nyine kwandikamo nimero agahamagara. Mu gihe nyine azajya aba afite irungu azajya amamagara ukamumere nyine kandi umumbwirire ngo ijoro ryiza. Yagasani Lucas ahita agenda. Sano ati batangiye kujya se bantuma ku mugore wanjye, bino bintu ni byiza ra? Ako kanya ubwo Iriza ahita amaze ati Lucas numvise ari hehe? Kaga telefone arakazanye. Sano ati yego arakazanye ahise agenda. Ese kushishikajwe cyane nawe? Iriza ati Lucas ni umwana mwiza cyane, ntabwo nagira irungu ndi kumwe nawe. Twamenyanye mu gitondo ariko mu mitima yacu rwose tumeze nk'abamaze igihe tuziranye. Ni gute se ubwo ntashishikazwa n'umuntu unzaniye agatelefone ngo ninjya ngira irungu njye muhamagara twiganirire, ahubwo telefone yanjye yimpereze? Sano ati ntayo nguha
kuko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu w'umusore agurira telefone umugore w'abandi akaza mu ijoro ayimuzaniye. Iriza ati ese we ko mbona byaguteye ikibazo, njye nawe ntabwo dukundane rega. Sana ati ariko uri umugore wanjye. Iriza ati rega ibyo ntacyo bivuze, ngomba gukora icyo nshaka kubera ko sinkundana nawe, ahubwo ugize vuba mpereza iyo telefone. Sana ati se ubundi niba wari uyikeneye iyo umbwira nkayikugurira. Iriza ati Sano wishaka kumvugisha amagambo menshi kuko simfite kukwisobanuraho, mpereza telefone yanjye. Sana ati nayo nguhaye ntugashake kunsuzuguza. Ubwo Sana ahita yikubita hasi arayimena, aramubwira ati ndayimenaguye noneho ndebe. Iriza ati urayimennye Sano, waba uri umugome. Sana ati n'ubundi kuva wagera muri ino nzu unyita umugome kandi nta kibi nagukoreye, noneho basi kano kanya bivugira ukuri. Iriza ati koko se urayimennye? Ubwo Iriza aca bugufi maze agakorakora hasi, arangije afata twa duce twa telefone twayo, nuko ati ubu se ko kuyimeneye iki? Sana ati nanjye nayikugurire rega, ntago ari ngombwa Lucas. Iriza ati nigeze se nkubwira yuko nkeneye yuko uyingurira? Ubundi wamfashirizaga iki ubizi yuko ari ibingibi uzajya unkorera? Sano uri umugome, ndakwanga n'umutima wanjye wose. Ubwo Iriza ababaye cyane ahita asohoka. ubushuti budafite uburyarya, wankunze nkaho nta yandi mahitamo ufite, ubu noneho namenye ko ntako bisa. Tugarutse kuri Papa Sano na Papa Julie bicaye muri salo, baba barimo kunywa akantu banaganira, maze Papa Sano ati nakubeshye rwose ndatunguwe pe, sinari nzi yuko Sano na Julie bageze kuri urwo rwego. Ubu se umukobwa wawe kuko turamukorera iki ko Sano yifitiye umugore? Ubonye yabivuga mbere akaba ari ubana na Sano, nanjye nkagumana Iriza wanjye. Papa Julie atese n'ubu ngubu nurakira yuko uriya ari umukazana wawe? Papa Sano ati nta nubwo nzigera mbyakira, umukobwa mukunde nkimubona kuko n'imyaka myinshi yose namaze nyimukubita amaso numva umutima wanjye wongeye kunshimira umuntu. Ikibabaje none nsanga ari umukunzi w'umuhungu wanjye. Narababaye. Nimujya mwumva abantu biyahuye ntimukajye mubarenganya, burya di baba bahuye n'ibintu bikomeye cyane. Papa Julie ati ntabwo byoroshye. Papa Sano ati ahubwo se buriya Julie bizagenda gute? Papa wa Julie ati Papa Julie ati nyine Julie agomba kubyimenyera kuko ntabwo agomba kubwira Sano nyine iby'iriya nda, yaba amushyizeho umutwaro akanababaza umugore we kandi bimereye neza, wenda nyine nyuma tuzareba icyo gukora. Papa Sano ati ngiye rero ndumva yabimubwira ikiba kikaba kuko nta mpamvu nyine yo kumwisha nyine ko yateye inda. Papa Julie ati kubimubwira byo nyine ni ngombwa, ariko nyine tukaba tubabaje uriya mugore we kandi nta n'icyumweru rwose bari bamarana. Ikindi kandi iki ngiki rwose ntabwo ari cyo gihe cyo kuvuga ibyo bintu pe. Ako kanya ubwo Julie ahita aza maze ati mwiriwe. Papa Julie ati wiriwe neza Julie, kutashye kare se noneho byagenze gute? Julie ati ni abantu mba mpuye nabo bakanyicira umunsi. Ahita yicara maze Papa Sano ati Julie umeze neza? Julie ati yego. Kubera iki se? Hari icyo papa yakubwiye? Papa Sano ati yabimbwiye ariko nabuze icyo nkora nyine kubera yuko wakabaye nyine waravuze yuko utwite hakiri kare kugira ngo uhite ubana na Sano, none waratinze yishakiye undi mugore. Julie ati ariko ntarirarenga namubwira yuko ntwite. Papa Julie ati hanyuma se bikagenda gute umaze kumubwira ko utwite? Bikababaza umugore we maze akarakara bagashwana, mukaba nyine murabateranije. Ese mwagiye mutekereza neza? Ariko hari ikintu maze kumenya, mwese mushaka yuko batandukana kubera ko Julie wowe ukunda Sano, nawe Papa Sano we wababajwe no gukunda uriya mukobwa Iriza usanga ari umukunzi wa Sano. Niyo mpamvu nyine mushaka kuvuga iby'iyo nda kandi bazahita bashwana. Papa Sano ati ngewe sinkubeshye rwose pe, batandukanye ntacyo byantwara kubera ko kubura uriya mukobwa ni igihombo gikomeye rwose nahuye nacyo mu buzima. Nuko nyine yatwawe n'umuhungu wanjye naho ubundi ntabwo ryari kurema pe. Papa Julie ati se ubundi
baramutse batandukanye urumva uriya mukobwa Iriza yakwemera yarahoze ari umugore w'umuhungu wawe? Ubwo se abantu bavuga ngo iki? Ayo ngo yaba ari amahano. Papa Sano ati rega wakora ikiza cyangwa se wakora ikibi ntabwo wabuza abantu kuvuga. Juri ati ibyo uvuga arata ni by'ijana ku ijana Papa Sano, ahubwo mbibwira umuhungu wawe ryari yuko ntwitindaye. Papa Sano ati genda gake muko, ntabwo natuma usenya urugo rw'umwana wanjye. Tegereza dufite nyine uko tuzabikora byose bikagenda neza, ariko ntabwo wemere kugira ikintu uvuga kano kanya. Juri ati nta gitekerezo kizima n'ubundi cyari kuva ku musaza ukunda umwana abyaye. Yahise agenda maze Papa Sano ati sibwo nsuzuguye kubwo gukunda uriya mwana mbyaye, ariko byarizanye kandi nyine bizanijyana, kuko nyine ngomba kwakira yuko yamaze kuba umukazana wanjye. Juri ubwo ari hirya ahita avuga ati mwese ntabwo munyitayeho, mushaka yuko nkora ibyo mushaka mwirengagije yuko nanjye ari ibyo nshaka. Reka nzi noneho njye kubwira Sano ikiba kibi. Wowe ndanagushimira byimazeyo, mvuga ibyiza unyeretse, ubushuti budafite uburyarya, wankunze. Hagati ubwo tugarutse kuri Iriza yicaye hanze wenyine afite telefone Sano yamenaguye, ariko ubona yuko umukobwa yababaye cyane, maze ako kanya Sano yitaza amwicira iruhande aramubwira ati iri umbabarire niba namenye telefone bikakubabaza. Iriza ati ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byambabaza, amagambo nakuze mbwirwa yarambabazaga kurutira telefone wamennye. Sano ati niba ntacyo bigutwaye wambwira ayo magambo wakuze ubwirwa. Iriza ati si ngombwa. Sano ati nganyumvira, ndimo kugerageza kuganira nawe ngo twiyunge, ariko ntabwo ubishaka. Ubu ngubu mu kanya uravuga ngo ndi umugome. Iriza ati ese uranshakaho iki? Sano ati njye ndashaka umbwira ayo magambo nyine mabi wakuze ubwirwa, umbwire niwe yakubwiraga. Iriza ati nyine papa yahoraga ambwira yuko nta kintu maze, ko ntari umwana nk'abandi, ko nta n'icyo nzigera nimarira ngo nzapfa nabi, ngo Imana yaramvumye ituma ntabona. Sano ati ariko bisa nkaho atagukundaga cyane. Iriza ati rega biragora gukunda umwana utabyaye. Yagasani Sano yahita yikangamo maze ati ababyeyi bawe se ntabwo ari bariya? Abawe bagiye hehe? Iriza ati simbizi, ubwo mbahirukana yari muto cyane, nta bintu nyine byinshi nibuka, ariko nzi ko twakoze nyine impanuka ngakanguka hashize amezi 3 nsanga ntabona, n'ababyeyi banjye ntabahari, ahubwo nyine bariya bandeze ari bo bahari. Sano ati kumbi impanuka niyo yatumye uhuma? Iriza ati yego, kuko navutse ndeba gusa nyine maze gukanguka nasanze nabona, mbajije ikibazo nyine mfite bambwira yuko ari uko byagenze, ariko bambwira yuko ari iby'iminsi mike nzongera nkareba. Ubwo nababajije nyine ababyeyi banjye, bambwira yuko nabo nyine bazaza kundeba. Kuva uwo munsi nabaye muri ruriya rugo ntegereje ko uwo munsi bambwiye ugera nkazongera nkareba, nanategereje ko ababyeyi banjye bazaza, gusa muri ibyo byose nta na kimwe kigeze kiba, kuko narategereje ndaheba, nyuma nyine ndabyakira. Sano ati wihangane ku byakubayeho, ariko igihe kiracyahari uzongera urebe unabona ababyeyi bawe. Iriza aramusubiza ati ababyeyi banjye ntekereza ko bapfuye, kuko nyine baramutse bariho banshaka, naho kongera kureba byo simbitegereje nyine kubera yuko nategereje igihe kirekire ariko biranga. Sano ati ntawamenya, Imana niyo ibizi. Iriza ati Sano ntukambwire nabi rero nyine kubera yuko birambabaza pe, nta kintu kibi mba nagukoreye, mu by'ukuri nta n'icyo dupfa ku buryo wambwira nabi ukanankiriraho ariya mategeko pe. Sano ati wihangane ntabwo bizongera. Ubwo Iriza ati nanga rwose umuntu mbabaza. Sano ati ntabwo nzongera kukubabaza rwose Iriza. Iriza ati ngabinsezeranye. Sano ati mu by'ukuri ngusezeranije ko nazongera kukubwira amagambo mabi akubabaza no kugushyiriraho amategeko akubangamira, kandi nta nubwo nzemera ko hari umuntu ukubabaza. Mu gihe ukiri umugore wanjye nzakurinda, kandi rwose ndagusezeranije mbikuye ku mutima. Nyagasani disuka ku kanya Iriza yahise ahobera Sano ubona yuko yishimye, na Sano abuze uko agira aramuhobera, ariko kandi ako kanya Juri
yari yamaze kugera aho ngaho. Mwibuke neza ko Juri aje kubwira Sano yuko yamuteye inda, maze ako kanya Juri ahita mufite ubu noneho namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara. Uratekereza ko bigiye kugenda gute Juri namara kubwira Sano yuko yamuteye inda? Hanyuma se Iriza araza kubyakira ate? Iyi nda se ubundi ni iya Sano cyangwa ni iya Kelly? Udacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru y'urukundo rwa Sano na Iriza, aho tuza kumenya byinshi biza gukurikira mu bice bikurikira. We niba ari ubwa mbere ugeze aha cyangwa se ubwa mbere wumvise ijwi ryanjye, mwandira kuri buto ya like aho ngaho hasi, maze ugene muri comment umpe ibitekerezo. Nkomeza no kubashimira kandi uruhare muri kugira mu gukomeza gutanga ibitekerezo kuri ino nkuru. Ni ukuri Imana ibahe umugisha. Nitwa Alpha Sam, ndabakunda cyane. Reka dusubire mu zindi episode zikurikira. Ciao ciao. Ubu noneho maze kumenya ko ntako bisa kugira inshuti magara. Ntiwakwiyumvisha uko mba niyumva